Dutanye filime yacu ni igice cya kabiri. Twasize igice cya mbere, uyu mukobwa wigize umukozi wo mu rugo ari umukire, ari mu cyumba ari gutekereza, akunda umusore, ni umuhanzi, ni umuririmbyi, yaramupfiriye. None yaje ahangaha yigira umukozi kugira ngo arebe ko bazakundana, azamwegukana. Umusore arangije abonye umukobwa atinze, aza mu cyumba kureba ko nta kibazo afite. Yaje ahangaha ati Nikosi umeze neza ko watinze? Ati ni amahoro. Ati nategereje kuza kugira ngo ndebe ko nagutuma mu cyumba ariko ntabwo niko kubona. Haterega niba hari ikibazo wagize ahangaha wambwira, uri mushyashya ndabizi ntabwo uramenyera. Umukobwa arahangaha ati yewe urumva nari ndi kuruhuka gatoya nyine, nta kibazo kidasanzwe mfite, nari ngiye kugaruka. Yatangiye kumubeshya ko mundi ibitekerezo byamwishe, ibitekerezo by'urukundo. Hari umuntu akunda umuntu we akamukunda bya nyabyo, ariko nyine akazabura ukuntu amugeraho. Bibaho cyane ugasanga umukobwa akunze umusore, ariko umusore wenda ni umukire cyane, aba hejuru iyo ngiyo, cyangwa se yatinye no kubimubwira. Ariko nyine burya niba wakunze umuntu ujya utinyuka hanyuma umubwire uti ndagukunda naragupfiriye, abyange se cyangwa abyemere. Erega burya ntukicwe n'ijambo, ariko wenda wakicwa n'uri bwiye. Burya nanjye papa romantique iyo nakunze ndavuga ntagukunze, rega ntagukunze, uri mwiza pe, useka neza, ugenda neza, uteye neza, nkabikubwira. Ariko nyine urumva ngiye nkunda rimwe gusa, ariko ntabwo ndabona umuntu nkunze neza. Umukobwa mwiza nzakunda shaho warahirwa we. Umusore arangije ati rwose rero reka ngende, ubwo nugira ikibazo uraza kumbwira. Nuko yasohotse aho ngaho aragenda, undi asigara aha ngaha. Ese bizagenda gute? Urebe umusore agisohoka, undi mu nda haramuriye, yumva acitse intege. Timana ko ubu ngubu uyu musore nzaherehe rwose mubwira ko mukunda. Ubu se nzakoresha izihe tekinike basi kugira ngo mwegukane koko? Barakwereka bukeye bwaho umugoroba, wa mukobwa yarasohotse nk'ugiye guhaha, araza aza kugisha inama mugenzi we. Ati reka nkubwire ni ukuri, ati kare, ati uriya musore rero, ati ndamukunda urabizi pe, ariko rwose kumubwira byananiye, ndi kumubona nkumva ndi gucibwamo. Ndetse ariko reka nkubwire, kuri mukuru waza mubwiye kumukunda bikarangira, akabyanga cyangwa se akabyemera. Uri aho ngaho gusa, ubu ngubu ugiye kuzarwara umutima nk'umuvandimwe wawe koko? Urumva ari byiza? Ati ubu ngubu ugiye kuzarwara high blood pressure, umuvuduko w'amaraso, kubera urukundo. Wamubwiye ikiba kikaba ukaruhuka, nabyanga hakabyanga ukigendera. Ndetse ariko se ubwo kabyanze we, yabyanze we, nabo wande koko, nabo wande kumva nta wundi nazakunda. Urabona ko nategereje iminsi yose, ngiye rwose ntabaye n'uriya musore, nta wundi ngewe, niwe nifuza gusa. Umukobwa arahangaha barakwereka. Tuvuyeho twahagarutse mu rugo, wa musore ni umuhanzi. Wibuke burya abahanzi nyine bakorera nyine kuri telefone, kuri interineti, abacuruza indirimbo kuri interineti, ashaka amasoko, nuko abakunzi bamuha ibifaranga byinshi, abona za kontara zitandukanye. Ntabwo bakunda kugendagenda. Buriya rwose nanjye papa romantique ntabwo nkunda kugenda usanga mu nzu muri studio nicaye umwaka ugashira ntarasohoka. Abantu barantegereje barambuze, abakobwa hanze barategereje, bavuga ati ariko sha papa romantique nasohoka shaho we, yewe data we tuzamusamira hejuru. Ntabwo nyamboneka buya ngemba. Ni urukundo. Wa mukobwa arangije araza, arinjira asanga umusore ahanga. Ati bitese wiriwe neza? Ndatebuze ko nkanze. Ati niwe neza. Wowe se ko wagiye guhaha ugatinda? Ati nyine urumva nagiye guhaha nyine, hanyuma ndabibura, njya no hirya aho Kimisagara ndashakisha, naho usanga nta biriyo. Hegama urumva nyine nashakaga nyine inyama z'imboko. Inyama z'imboko ngo nizo zonyine narya. Ati nagiye na Kacyiru, ndamanuka no mu Ngozi, na Kibitoki hose, mu by'ukuri ndazamuka, ntabwo nazibonye. Urumva nyine yatangiye kumubeshya. Kumbi yiviriye kugisha inama boss nawe, ni umusore n'umuhanzi. Ati atoke, ariko se ubwo ahantu hose inyama zabuzera. Yabonye ko harimo akantu, nawe ni mukuru arabona. Ati none se ubwo birarangira gute? Birarangira noneho turi ibishyimbo n'ibijumba, wabiguze se byo ko nabyo nta kibazo?
aterega burya nyine ubuze ndayica umujyi ati hanyuma genda uteke ibihari hanyuma numva meze nabi ngewe inzara iranyishe. Undi arahaguruka ati nta kibazo bose reka njye guteka. Arihuta ariko urebe aratambuka ageze hagati ariyumvira hatari ku bungubu ngende numvaga nshaka kumubwira irindi jambo. Arahindukira areba umusore aramukunda aramukunda cyane aramwitegereza atoya uretse rwose ntabwo ngenda reka ngaruke gatoya. Umusore agiye kubona umukobwa aragarutse ati uretse gato hari ikintu nshaka kukubwira. Ati uretse kandi ese agiye kuvuga iki? Agiye kuvuga se ko amukunda. Ati rero none se harya ukunda kurya iki kutambwiye? Mujye mureba umusore avuga ati ubundi se gatumwa uyu mukobwa ubusi gatumwa. Yatangiye kubona ko ishyamba atari ryeru. Ati sinkubwiye ngo ugende uteke byose se njyewe n'ibijumba ndirira n'ibishyimbo n'imyumbati n'ibidegede yewe n'injanga byose ushyiremo uvangavanga n'intoryi. Ati jyewe kunde vuko ntago njya mvangura ibiryo ibihari byose ndamira. Ati rero wowe se ubundi ukunda kurya iki? Ati wowe wagenda ukareba niba icyo ukunda kireba ariko se ukunda inyama ukaba wazibuze. Ati mukabyara mu bungu buraburarara cyangwa uranywa ka cyayi konyine hanyuma wiryamire. Umukobwa akunda inyama. Hari abantu usanga bakunda inyama ukagira ngo rwose bigize intare. Ariko buriya nyine nanjye buriya nkunda njye nkunda inkoko gusa n'amafi. Inkoko n'amafi gusa nibyo yinirira ariko urumva nyine iyo umuntu afite agafaranga ari ukuntu avuga ati ngewe inkoko yonyine n'amafi byose mbirira icyarimwe inkoko nkayirisha ifi. Papa romantique buryo hari ukuntu umuntu nyine Imana imuha umugisha nuko. Ariko mbibutsa ko kurya imboga nyinshi ni byiza ndetse no kurya imbuto. Inyama nyinshi zitera kanseri. Mujye murya ibishyimbo murye ubunyobwa byose muvange. Umukobwa arangije arahaguruka noneho ati nta kibazo basi reka ngende hanyuma nyine ndebe ukuntu nategura amafunguro rwose mu kanya ndaje. Kumbi ntabwo yifuza gusiga umusore. Aramureba kumva rwose ari kumira amazi. Urukundo si ikintu rwagucaniriyeho umera nk'umuntu rwose bashyize urusyo rushyushye ku mutwe. Umusore arangije arahindukira areba umukobwa arabona uyu mukozi se ntasanzwe. Uyu ni umukozi yatangiye kumubaza barakwereka ku munsi wakurikiye yaje ahanga umukozi araryama ariko ibitotsi reka da habe gusinzira aba aryama inkoko nigira gutyo ugasanga yibombetse ariko nyine wayikoraho ukumvira avuze. Uyu nawe ntabwo ajya asinzira urukundo rwaramukubise. Mujye mureba bukeye bwaho rero umusore aje ahangaha anywa akabyeri arakanywa rwose. Kumbi undi yari yasohotse avuye n'ubundi guhaha. Ahora ajya guhaha ariko nyine niyo avuye yasubirayo akongera agasubirayo. Bose rero yatangiye kubona ko umukozi uri ahangaha ntabwo ashobotse. Byibura uwagarura wandi wagiye uri ahangaha arirya aribona ahora muri gahunda zitandukanye ngo yagiye guhaha. Undi arangije aranywa atangira no gusinda. Nyamuneka mujye munywa inzoga nkeya. Inzoga nyinshi zangiza ubuzima, zangiza umwijima, zangiza impyiko, zitera igifu, zangiza amara yewe zitera n'amakanseri atandukanye. Umukobwa yinjiye asanga bosi umusore akunda yamaye akayoga kamugezemo kamufashe. Kandi buriya wibuke neza inzoga hari igihe zikoresha amafuti cyane cyane ku bagabo ariko no ku bagore. Niyo mpamvu jya unywa nkeya zatuma usambana ugaca inyuma n'uwo mwashakanye kandi ari icyaha. Ushobora guca inyuma mwashakanye cyangwa se ugasambana ukarwara sida, imitezi, mburugu, hepatite. Umukobwa araje ahita amwaka inzoga. Tiniko data we hati inzoga wajya ushyiramo fanta byibura ukayifungura. Hati wogacwa iyi nzoga ntizakwica kuko aramwegura. Hati sumeze gute? Hati ibintu ngo rwose bizakwangiza umwijima. Wajya unywa nkewe ukanywa n'amazi menshi. Ubundi se ko umuntu wagira ngo uri kwiyahura ni ibiki koko bose ni ibiki? Bose arahangaha ati rwose reka nkubwire ngewe nabuze kontra miliyoni 100
nari kujya kuririmbira abantu nyine muri Amerika, none kontara yanjye bayangije, ubu ngubu mfite stress nyinshi, hari umuhanzi wanyitambitse nyine yangiriye ishyamba, none kontara yanjye bayinyatse bayimuhaye. Yewe data we, uwo musore ni umuhanzi, yabuze ikiraka cya miliyoni 100 zose yari kujya kuririmba, none ari kwiyohoza inzoga. Ndetse none wakihanganye kuzabona ikindi kiraka rwose kuri umuhanzi mwiza. Undi ati rwose reka nkubwire ntago ari ubwa mbere, kurya wasanze hari n'ikindi kiraka maze gutakaza cya miliyoni 200 nacyo nari kujya kuzaririmba mu Bushinwa, abakire bampamagaye nabwo nyine umuhanzi aranyitambika nk'uko abaca makeya, nuko nyine birangira bamuhamagaye. Ati muri iyi minsi bari kungendaho n'abanyamakuru bose bamereye nabi. Mujye mwumva, hari igihe abahanzi usanga nk'umunyamakuru runaka yaramwibasiye, wenda bafite nk'ibyo bapfa, ugasanga aravuga ati nzakugira ishyamba nta kiraka uzabona, byose akamusopanyiriza. Hereka burya natwe twabaye abahanzi ho. Umukobwa arangije ati rero ihangane yewe winywa inzoga, uzabona ibindi biraka byinshi, ndabizi uririmba neza, abantu baragukunda, ati hangana ko nagaciyemo yewe humura bizagenda neza. Ariko umusore afite stress nyinshi zikomeye cyane, umukobwa ari kugenda amwihanganisha, undi arashaka kwiyahuza inzoga. Nyamuneka nugira ibibazo burya ntukajye mu mayoga, amayoga ntago avura ibibazo. Urayinywa n'ibyo ukumva mu mutwe haje akantu rwose k'agasamusamu, ukumva uraruhutse, ariko iyo igushizemo usanga ibibazo bigarutse. Umukobwa arangije araza ati mama iryamira ahangaha, rega ibiraka bizaza, humura rwose, Imana irakuzi, izaguha amafaranga menshi cyane, uririmba neza. Nuko yamushyize mu gatuza, aravimvira n'umukobwa, tewe data we, mbega igisore we, mana we, hati kindyamyeho koko. Ati rega ibi byose rwose nibyo nategereje, ati Imana itangiye kunsubiza, mbega ukuntu gishyushye, ndi kumva rwose ibintu bizamuka mu kirenge bikazamuka no mu mugongo. Ati niko, ati arahindukira areba umusore, yewe mbega iminwa myiza we, mbega ubwanwa bwiza, negisitari. Umukobwa arahindukira, ese ni icyo ashaka gufata we? Umukobwa yishimye cyane, araprofisi, bose amuryamyeho mu gatuza, none birangiye rwose anyuzwe, ngarumva atangiye kugira ubushyuhe mu kirenge bukazamuka no mu mugongo no mu musatsi hose. Ati none se ubwoko, aramwiyaka gatoya, kumbi haraza n'umukobwa aza gufata telefone ku ruhande. Ese iyi telefone arashaka kuyimarisha iki? Umusore yasinze, agatelefone hafi, agiye se kumufotora, ese agiye guhamagara abantu, ese agiye kugisha inama. Undi yasinze rwose, yewe ikiraka cyanjye batwaye, yewe bari abantu nzabakwitisha inkuba, bangendaho ngewe ntago bazi ko ndi umuhanzi ukomeye, yewe. Umuhanzi yasinze, yanyweye inzoga. Umukobwa arangije afata agatelefone, atangira gukandagura. Ese ni umuntu ari guhamagarara, urebe arangije agashyira ku ruhande, kumbi ashyizemo agafata ka video, murebe ashyiramo record video, ashyira telefone ahangaha, ubanza agiye kwifotora ari kumwe n'umuhanzi, akabika video y'urwibutso. Arangije afata umusore arongera amwiryamisha. Yewe data we, ndongeye ndashyuha we, ndumva rwose n'ubundi bushyuhe buhere no mu mutwe buramanuka no mu gatuza no mu nda no bwose no munsi y'inda gato mu matako buramanuka no hasi. Atangira gusoma umusore, kumbi ari gufata video record. Asoma umusore ari gufata video, ese azayimarisha iki? Arakomeza asoma umusore, ku musore we inzoga zamwishe, reka da, ijwi yarasinziriye. Atarikoze ubwoko bundi, uyu musore mwiza gutyo, ubundi uyu muhanzi nikundira kuki ubundi rwose bayatari no kugira ubushake nanjye ngari ukuntu rwose yansubiza. Arongera aza kumusoma. Ibyacu ntibitinda, bukiye bwaho twagarutse ahangaha, umusore yakonje yamanjiriwe, ibiraka rwose babitwaye, amaze umwaka wose nta kiraka gifatika afite, uturimbo twe tutangiye kuva kuri pause, mbese ni stress. Baho uburyo umuhanzi akavuga ati kuse ko numva ndi kuva kuri pause gakeya,
nta n'amafaranga ndi kubona, ubu koko noneho nzaca hehe? Ugasanga yatangiye kwihisha abantu. Bibaho, ugasanga umuhanzi ariko agenda nijoro, agenda yitsimbye, ugasanga imodoka nta mavuta arimo, ugasanga afite imyenda ahantu hose. Abahanzi ndabasuhuje, ariko nyine burya ni byiza kuba mu buzima ureshya nabwo, ntukabe mu buzima bw'ikinyoma ngo usange urigaragaza nk'umuntu umukire cyane, amamodoka menshi, inzu zihenze, imyenda ihenze, kandi mu mufuka nta kirimo, birakuvuna. Nyamuneka jya wigaragaza uko uri, kwirara ntabwo ari byiza. Arangije yaje ahangaha arongera araryama mu ntebe aragarama, wa mukobwa n'ubundi yarinjiraga aho arajya guhaha, kumba akajya kugisha inama n'ahandi hatandukanye. Umusore nawe yarabibonye, yabonye ko ari umuntu udasanzwe ahangaha, ariko nyine arabireka. Nuko yinjiye, ni Nyiramwiza, urebe rwose yambaye iminira aho ngaho, we yegamini wewe data we, ariko yine umukobwa mwiza, mu nda zeru, taye française. Arangije n'undi araza yicara iruhande rw'umusore, ni umuhanzi, afite ibibazo shaho we ntavuga. Urebe umukobwa yaramwitegereje, wibuke neza ejo yafashe aka video ari gusoma umusore atariko, reka nkubaze, ubundi uvuye guhaha? Ati niko. Ubundi mbwira kuko ni iki cyakuzanye ahangaha wa mukobwa, ko mbona usa naho utari umukozi, ko wagira ngo hari ibindi bikugenza? Haterega nabyo nabitekereza, nabyo byatangiye kuntera stress. Ati mbona ingendo zawe, umbwira ngo ugiye guhaha, uragarutse ukagenda ukamara amasaha yose, ubundi ngo ufite umurwayi ukagenda ukamarayo umunsi wose. Ati ni iki cyakuzanye ahangaha, mbwira mbimenye. Ati uri umukozi cyangwa hari ibindi bikugenza? Umukobwa yatangiye kwikanga, ati mana yanjye, yamvumbuye se, yamvumbuye ra. Ubanza na ya video yafashe umusore yabibonye akabyirengagiza akisindisha. Ndati we rwose nta kindi pe, urumva nyine ngewe hari igihe nyine njya kwa muganga, nyine mfite n'umurwayi nkajya kumureba, hanyuma mu by'ukuri unyihangana niba ntangiye kubangama. Ati ntago nzabyongera. Umusore arahindukira aramwitegereza, arakomeza ariyumvira, ariko atushaka kuba hari uzi ko ntatekereza, ndabona hari ibikugenza bindi. Ndabona mu by'ukuri jewe abakozi nakoresheje ni benshi, ariko abitwara nkawe ni bakeya. Areguka gakeya, ni umukire, ni umusore w'umuhanzi, ariko nyine muri iyi minsi kontra zabaye nkeya. Burya hari umuhanzi akora ikiraka kimwe gusa, miliyoni 100 zikaba zirinjiye. Nuko ati rero ntabwo uri gukora akazi neza, ntabwo uri guteka amasuku, reka da, amasahane hariya yararaye, imyenda ntifuze. Ati ngiye mbona ahubwo mu by'ukuri hari ibindi bintu wasezeranye n'umukozi wanjye ngewe ntazi, ariko umuntu utari umukozi nyine. Ati wambwira ukambwira icyo waje kumara ahangaha nkakimenya. Ati se ubundi umukozi wambara nkawe iyo kanzu wambaye ni 100,000. Ati izo nkweto ni 200,000. Ati sakoshi yawe ni 500,000. Ati umukozi wambaye miliyoni ubundi abaho miliyoni irenga. Umusore nawe yatangiye gutera imibare. Ati kuri iyi si duhura na benshi, tugaca muri byinshi, usanga rimwe na rimwe nyine abantu twihinduranya, umuntu akerekana uko atari. Ati rero mu by'ukuri nge ntabwo ndi umuntu mubi, wambwira. Umukobwa ati erega urumva nyine yewe mu by'ukuri yewe ndi umufana wawe, rega ndi umufana, ni ukuri ko Imana nagukunze mu myaka 5 ishize, ariko nyine kuva nagukunda nabuze amahwemo. Ati ariko nyine naje hanga nyine gukora akazi ko mu rugo. Ati ariko nyine ndi n'umufana wawe ugukunda cyane kandi bya bindi byanyabyo. Umusore atangira kumva ijambo. Ati okay, hatura umukozi hanyuma ukabura umufana wanjye. Ati rero ntibigutera impungenge, ngewe nagukunze kera cyane mu by'ukuri. Ati ariko ndi umukozi wawe ubu ngubu. Ati rero nta kindi kingenza. Umusore aramureba aramwitegereza, umukobwa nawe nuko aramureba aramwitegereza. Urebe bosi atangira gusatira umukobwa ni mwiza, atangira gutsindwa, umubiri uranga, aza kumusoma gake gakeya. Bosi nuko irari ry'umubiri umusore umuhanzi ryaramufashe, ibiranga asoma umukobwa. Nyamuneka ibyacu ntibitinda, bamaze gusomana bosi yakuye n'ubuki
yahakuye ubuki. Urebe umukobwa ni ibingibi yifuzaga, no gukundwa n'umusore, none birangiye baryamanye. Barangije rero bose baricaye, umukobwa atangira kwibaza ibibazo byinshi cyane, ariko nyine n'umusore birumvikana umuntu ukunda umusore cyane w'umuhanzi yatangiye kuvuga ati se ubu koko tuzagumana se, hati buse ko turyamanye azakomeza kunkunda. Kumbe umusore yatangiye kwibaza nawe aratekereza, ariko se uyu mukobwa koko ari mwiza, hati ubu ngubu wumve umukobwa ati ndishimye cyane, ibyo wakoze byanejeje cyane, nishimye. Ati mu by'ukuri nagize inzozi nyinshi zo kuzahura nawe, nkabura ukuntu mbigenza, hanyuma mpitamo nyine kuza ahangaha no kugukorera byose ko ngukunda, nta n'icyo ntakora ku bwawe. Atari ko nyine inzozi zanjye nyine ni uko numvaga nyine nahura nawe ngukunda cyane, hanyuma ati mbese ni uko nguko. Umukobwa yanze gutobora ngo avuge, arabicisha hirya nyine ko akunda umuhanzi, ariko nyine amukunda rwa rukundo rwa nyarwo, apana rwo gufana. Reka da, byarenze gufana, amukunda rwa rukundo nyine rw'umwimerere. Umusore arangije ati urakoze. Ishati yari yayikuyemo kubera guhakura ubuki no gukora massage na siporo, arangije aza kwambara n'agapira. Ni umusore mwiza w'ibogare nyine, ni umuhanzi, urabizi n'abahanzi se. Umukobwa yanyuzwe cyane, yishimye, ariko se bizaramba koko, bizaherera he? Umusore kameze nk'umuntu utishimye amaze kuryamana n'umukobwa, wagira ngo ntabwo yishimye. Yarangije arahagurutse, nta no gushimira nta n'iki, arambara. Umukobwa asigara yicaye aho ngaho, afite ibibazo byinshi cyane ari kwibaza muri we. Umusore se arankunda, ni ukunsamanya se gusa kubera ko nyine yabonye wenda imiterere yanjye, ese koko ubu ngubu bizakomeza gutya? Umusore ni uko yavuye aho ngaho, ntabwo yishimye. Umukobwa nawe yasigaye aho ngaho ameze nk'umuntu nyine utubazo twishe, avuga ati ariko ubundi ubwoko ubu si ukunsamanya gusara, ariko ntacyo basi nabyo nishimye. Urumva nyamuneka ntimugasambane, nta keza kabyo. Warwara sida, imitezi, hepatite, mburugu, buragaza, yewe na bya prostate nyine ku bagabo. Usanga nyine muri iyi minsi byica abantu benshi, ni uko mujye mwihangana abantu bakuru. Burya nta keza ko gusambana, cyane cyane ntimugacane inyuma hagati y'abashakanye n'abakundana, ni bibi. Ariko byanze wumvishe rwose irari ryanze, ibuka agakingirizo kuko sida irahari, ntipimishwe ijisho. Banagutera cyangwa se nawe ugatera inda, ugasanga nyine bikubanye ibibazo. Barakwereka. Tuvuye aho rero, umunsi wakurikiye boss nawe ni umusore n'umuhanzi, yaje ahangaha mu buriri araryama, ariko yatangiye gutekereza ibintu byinshi cyane. Hari igihe umuntu yakomeye nk'uku nyine, hari umuntu uzwi cyane avuga ati ariko buriya nta muntu uri kungenda aho wenda akaba yangambanira, ko abantu bari kunyaka amasoko batankunze. Buriya umukobwa nta kuntu bamutuma ahangaha wenda akaza akaba ari kungenza n'ubuzima bwanjye, ugasanga arandangije ra. Ariko se kari umukobwa mwiza, ubundi nawe afite utubazo twinshi cyane, ariko nyine kwihangana, irari byanze. Murabizi nyine hari igihe umuntu abona umuntu akumva byanze pe. Kuriya nanjye rwose Paul Romantique yari mbona umukobwa mwiza nkumva namukunze we. Yewe data we. Ariko nyine oya, ntugasambane, ntabwo dusambana, ni ugukundana bya nyabyo. Ntabwo burya uko ubonye umuntu wese cyangwa se uko ugize irari ry'umubiri ujya gusambana. Oya, ntabwo ari cyo bivuze. Turi abantu, ntabwo turi inyamaswa. Burya inyamaswa niba ari inka, aho ifatiwe nuko nyine n'ihene, nuko ariko banza tuzibeshyira da. Burya nta nyamaswa iryamana n'indi itagamije kororoka. Ntabwo inka yaryamana na ngenzi yayo ngo yimye ishashi itarinze, no ku ihene nuko, n'ibindi byinshi nuko nguko. Ariko umuntu nyine niwe wenyine uryamana n'undi bagamije kwishimisha gusa. Niyo mpamvu nyine gusambana atari byiza. Yatangiye gutekereza ati yewe nyamara wasanga bari kumuntumaho, ariko se kari umukobwa mwiza. Boss nawe ni umuhanzi, ubanza yatangiye gukunda umukobwa, ariko yahise amwiyima, aramuhunga, aragenda ajya mu cyumba. Ntabwo bisobanutse.
none se umuntu yaje yigize umukozi wo mu rugo, aravuga ati koko ubundi bibaho, ubundi si umukozi wanjye we n'ibiki bamuhaye kugira ngo uyu mukobwa aze ahangaha ko atari umukozi usanzwe. Kumbi umukobwa nawe ahari mujye mureba ibitekerezo ni byose, Imana we rwose wankora ibitangaza, uriya musore tukaba twaryamanye hanyuma akaba yankunze, koko akaba yankunze. Hari igihe buri mukobwa avuga ati rero uriya musore se ko twaryamanye buriya ntiyangaye, ese buriya koko yishimye, namushimishije se? Cyangwa ni bya bindi nyine wasanga akoze ibintu ugasanga agiye n'ahantu hirya no hino ugasanga nyine aramvangavanze. Umukobwa nawe ni ibyo bitekerezo afite, icyo yifuza ni urukundo rwa nyarwo, akabana n'umusore akaramata, akamubera umugore, bakabyara ahungu n'akobwa. Yo disi burya urukundo rubaho. Ugasanga umuntu yakunze umuntu byo gupfa we, nanjye buriya paromantike hari umuntu wankunze aviyo ngiyo, umukobwa mwiza cyane ati papa romantike rero ngiye buriya rwose ndagukunda, nkunda ukuntu rwose uvuga, ati nkunda udufilme twawe, ati mana wenda kubonye noneho rwose mbona uri umusore mwiza cyane, umugabo rwose w'agatangaza, ati nuva ngukunze nti rwose urakoze cyane ariko ngewe ntabwo ndageze igihe, ntabwo ndageze igihe cyo gukundana abantu bakuru burya, ndacyareba neza umuntu nzakunda wa nyawo we, umukobwa mwiza we, nzamukunda shamukundwa akaze mutetesha, nzamuterura mwoza ibirenge, ariko umukobwa nuko n'urukundo abantu bakuru. Umukobwa arahangaha yakomeje kwivugisha, yibaza ibibazo, haribaza se uru rukundo ruzaramba? Nawe uri hose burya wabyibaza, niba ufite umukunzi wavuga ati se uru rukundo ruzaramba? Niba warashakanye n'uwo mwashakanye uravuga uti se uyu muryango uzaramba? Jya wibaza icyo kibazo, hanyuma urebe niba hari ibitagenda neza ubikemure, witware neza mu rukundo, ube inyangamugayo. Ibyo birahagije. Niba koko warakunze ugukunda bizaramba, ariko niba warakunze utagukunda ntabwo bizaramba, birumvikana. No gushoza rega. Umukobwa yarebye hejuru atangira no gusenga ati mana yanjye, mana yanjye, mana y'Isaka, mana ya Aburahamu, mana ya Yakobo, mana ya Mose, ndakwinginze uretse ko ngusenga uyu musore mu by'ukuri azaba umugabo wanjye, ndamukunda cyane, none reba naramwihaye, nakoze icyaha mbabarire, rero rwose ni ukuri ntuzatuma nyanga, ntago nabyakira, ntago nabyihanganira. Yo disi hajemo n'amasengesho, umukobwa yarakunze, atangiye kwinginga Imana imufashemo. Urukundo rubaho, ruracyahari, naho rwagiye. Bukeye bwaho rero wa mukobwa noneho yaje mu gikoni kugira ngo agende atunganya igikoni, narangiza ateke. Yahereye ku masuku, arumva noneho atangiye gutuzamo gake gakeya, ubwo umusore yahakuye ubuki. Aravuga ati reka nitware neza ndebe ko urukundo rwazaramba, reka ndebe rwose. Akiri aho ngaho rero umusore yaje kumureba mu gikoni. Mujye mureba umusore nawe ubanza yakunze gake gake, buhoro buhoro, ubanza urukundo rugiye kuryoha we, tukaryoherwa we, urukundo se. Urebe ukuntu amureba, yamuturutse inyuma, undi arakomeza akora amasuku, buhoro buhoro. Umusore afunga umuryango, arakomeza areba umukobwa, arangije aramusatira. Nuko yaje amuturuka inyuma, arangije amufata mu mayunguyungu ati yambi, undi ati data we urankanze nawe. Umusore arangije aramugumana, undi arahindukira ati se ni wowe burya, ntabwo nari nzi ko ari wowe uri ahangaha, atuzi ko rwose wari umuhe mu mutima. Umukobwa arangije arahindukira nawe ntatinzamo, akunda umusore arangije nuko aza gusoma umukobwa mwokabyaramo. Uwo mukobwa ariko asubira inyuma gake gakeya. Umusore umuhanzi nawe ubanza yafashwe n'urukundo. Umusore arangije arongera aza guhatiriza asoma umukobwa, undi aramwiyama gake gakeya. Mbese ntabwo ari ukumwiyama, ahubwo ni nko kuvuga ati reka mwiyime gake, hanyuma mutere ubushake, mutere rwose amapfa, hanyuma nyine hagire ubushake, hanyuma umva umukobwa ariko se urankunda se,
urankunda. Umusore araceceka aramureba aramwitegereza. Ati banza umbwire ko nkunda. Ati hanyuma se wowe urankunda? Kwambwiye ngo uri umufana wanjye urankunda? Ati nawe mbwira. Ati urukundo rega nyine rurimo byinshi. Ati wowe unkunda urungana iki? Uri umufana wanjye cyangwa se urankunda? Mujye mwumva amagambo. Umukobwa arahangaha gusubiza biranga. Ati rero njyewe rwose ndagukunda kandi cyane cyane cyane, kuva rwose namenya indirimbo zawe nakubona kuri televiziyo ndagukunda cyane kandi kuruta uko ubitekereza. Umusore ati nanjye ndagukunda, nanjye ndagukunda, uri umukobwa mwiza cyane, nanjye kwifata byanze, ubuse ntabwo uri kubibona, ndagukunda. Wumve nyamara filime igiye kuryoha, tugiye kujya mu byishimo, urukundo ruryohe rusagambe bose. Umusore ngo yakunze umukobwa nawe aramukunda cyane. Ati mana yanjye reka nkubwire rero, buriya nyine nakunze kuryama kenshi amajoro menshi ngatekereza, ariko nyine numva umutima wanjye uri kumbwira ko wenda waba utankunda neza. Ndati kubera iki se umva ko ntagukunda? Ati ndagukunda yewe, erega nanjye nyine waje ahangaha mbona ko utari umukozi usanzwe, sinakunze kubikubaza se nyine ukuntu witwara, nabonaga mu by'ukuri hari ibintu uri kunkinga. Umukobwa arahangaha, ariko se buriya rwose urankunda neza. Buriya abakobwa cyangwa se abagore nyine bakunda kumenya ukuri cyane. Ati mana yanjye, ati none se wazemera tukabana nk'umugabo n'umugore, nkazakubyarira n'abana, ariko nyine tukabanza tuganakora n'ubukwe. Ati wazabyemera se? Uzabyemera? Umusore ati none se ahari urukundo hari ikibura? Byose se nyine ko biterwa n'abantu, ntagukunze kubera iki tutazabana? Ati nyine inzira y'urukundo ni ndende, ati nyine byose byazashoboka. Umukobwa ati nk'isezerano, ariko nk'isezerano. Ati kuva njyewe navuka ntago njyewe ndakundana n'abasore, reba ukuntu ngannye uko nguko rwose, njyewe ndi n'umukobwa w'isugi. Ati warabyumvishe cya gihe? Ati ntago nakubeshya. Undi ati narabyumvishe nyine nanjye, niyo mpamvu nyine ubona ntagukunze. Ubona se ko wankuriye cyane, nuko nasanze uri umukobwa mwiza utariyandaritse. Ati byaranantangaje kubona umuntu ungana nawe imyaka yawe rwose ukiri vierge. Ati byarantangaje cyane. Ati rero urumva ntago nakubeshya ngo ntago nagukunze, ahubwo nagukunze. Mukabyara mwe bakobwa mujye mwifata, ntimugasambane, niba kandi utari na vierge nyine ntugakomeze kwiyandarika. Buryo uko wiyandarika niko utakaza nyine ubuvierge cyane. Ariko wifashe ukavuga uti rero ibyo nakoze birahagije, reka ntegereze hanyuma nzabanze nshaka umugabo nkora ubukwe mbone kubikora. Burya umubiri ugenda wiyegeranya gake gake ukongera ukabisugi, ni byiza. Umukobwa arahanga ati mu by'ukuri abantu bose bazi ko ngukunda. Ati inshuti zanjye ndetse ariko reka nkubwire, buriya nyine urabona njye nakunzwe n'abantu benshi n'ubu barankunda, ariko nyine benshi usanga ari abafana, usanga atari urukundo rwa nyarwo. Atari ko wowe nabonye gukunda bya nyabyo pe, kandi rwose urakwiye, uri umukobwa ukwiye. Yarongera aza kumusoma we, urebe arongera aza kumusoma, ariko umukobwa n'ubundi arongera aramwiyaka gake gake, aramwiyima. Abakobwa mujye mureba, ntabwo kwiha umuntu ako kanya ngo umwihe rwose ufite ndakwihaye, oya, mujye mwirinda ubusambanyi. Ndaterega urumva nyine nanjye rwose ndumva nacitse intege imbere yawe. Ariko se nta wundi mukopine se wari ufite? Mbwira, nta wundi mu girlfriend ufite ubu ngubu ko nzi ko abahanzi nyine mukundwa na benshi, ubu ngubu wanyizeza ko ari njye nyine koko? Umukobwa arahangaha, umukobwa afite ubwenge, afite makenge. Avuze iryo jambo umusore yatangiye guhindukira, areba ku ruhande ngo nta girlfriend mfite, ngo nta yindi nshuti y'umukobwa mfite. Gusubiza icyo kibazo rero byabanje kumugora gakeya, arabanza bitekerezaho. Ati yewe ntawe. Ariko ijambo ryavuye kure. Bisa naho umusore wasanga afite abakobwa benshi cyane nyine bamukunda nuko. Ati ntawe pe, ntawe. Ariko nyine ngo yasanze
umukobwa ari isugi kandi yari akuze, niyo mpamvu yamukunze cyane. Umukobwa ariko yabonye ko umusore nawe hari ukuntu nyine ijambo rivuye kure, abanje kubitekerezaho, arisohora rwose wagira ngo rivuye iyo ngiyo. Undi rero nakishimira kuzaba mu biganza byawe iteka ryose, nkuryamye mu gatuza, mbese ndi iruhande rwawe. Ati byazaniza cyane, mbese byazaba ari nka paradizo kuri njyewe. Umusore ati nanjye nuko nakabyifuje ko nzaguhora iruhande, ngusoma ku matama, ngusoma ku maso, ati ngufashe nguteruye, ati nanjye byazanshimisha cyane. Barakwereka Yesu urukundo rwabo ruzaramba cyangwa se bizageraho hazemo kidobya. Filime yacu nuko igenze, ni igice cya 2 ku munsi w'ejo, ni igice cya 3. Ntuzabure cyangwa se ngo ukererwe. Bari kumwe nanjye Parmantike. Hasta la vista, ciao, God bless you.